ari wenyine bari hano imbere ya ritari baze guhindukira natwe baduhe umugisha kuraniro ryose noneho umwepiskopi aze kudusoreza n'umugisha usendereye uyu munsi. Nyuma y'umugisha kiraba gihumuje, hanyuma umwepiskopi n'abasaserdoti tugiye gukuramo imyambaro ya liturujia. Ubwo turagaruka twinjira mu gice cya kabiri ubwo tuza kuba dususurutswa n'itorero. Hanyuma hari ababishinzwe barakomeza batugezaho gahunda uko zikurikirana, ariko ndabararitse mwese mugume hano ku gice cya kabiri cy'ibirori. Nyuma y'igice cya kabiri cy'ibirori turaza kujya ahateganyijwe kwiyakirira. Nasaba rero nkuko bari bamaze kubivuga abapadiri bashya bagatanga umugisha, tukaza gusorezwa n'umugisha wa nyiricyubahiro umwepiskopi wacu. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ushobora byose nawe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana y'umuhanuzi n'umuyobozi wa Kiliziya ibahunda ingabire zayo kandi barinde ubudahwema kugira ngo muzashobore gutunganya umurimo wanyu nta buhemu. Amen. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimujyana amahoro ya Kristu. Dushima.
nakomeza kuvuga byinshi twasozera nk'aho ngabo maze mu izina ry'abakristo ba paruwasi ya Nemba ngasoza nongera gushimira nyiricyubahiro Musenyeri waduhariye uyu munsi akaduhera abana bacu isakaramentu y'ubusaserdoti. Ndashimira kandi ndifuriza abasaserdoti bacu bashya ubutumwa bwiza. Nshimiye namwe mwese mwitabiriye uyu munsi muturutse hirya no hino mu maparuwasi atandukanye mukaza kudufasha guhimbaza izi ngabire twakiriye. Murakoze cyane, amashyi menshi ku ijambo ryiza ryarimo impanuro, impano n'impamba. Rwose ndagira ngo nayo kubasaba amashyi kandi muyafite rwose ni muyamuhunde. Nanjye n'impundu bajye bashyiraho rwose. Ababyeyi ba Sabe,